tujye dutekereza iby'Imana idukorera, mbega ukuntu itwitaho cyane, mbega ukuntu izirikana ubuzima bwacu buzima, tuyishime tukiriho. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye gushima. Iyo Mana itwitaho cyane, nyamara Imana ni nziza, ntihwema kuturengera. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye gushima. Iyo Mana itwitaho cyane, nyamara Imana ni nziza, ntihwema kuturengera. Iyo dusinziriye tumera nk'abapfuye, mu gitondo tugihumeka twongera kuba bazima. Ni gahunda yayo dushima, ubwo bundi tugirira. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye gushima. Iyo Mana itwitaho cyane, nyamara Imana ni nziza, ntihwema kuturengera. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye gushima. Iyo Mana itwitaho cyane, nyamara Imana ni nziza, ntihwema kuturengera. Nziza, ntihwema kuturengera. Nanone Imana ni nziza, ntihwema kuturengera. Nta kindi kitubeshejeho n'ubwo bundi tugirira, nta kindi kitubeshejeho n'ubwo bundi tugira Imana. Imana ni nziza, ntihwema kuturengera. turabaramukize inshuti muri ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye kubaha ikaze muri kano kanya. Ni wa mwanya udasanzwe turi kumwe na mushiki wacu Christina. Tuguhaye ikaze hano mu gusengerwa. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Inshuti mudukurikiye, turi muri wa mwanya udasanzwe w'ubuhamya. Tubanje kubashimira ubufatanye bwanyu, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Bufaransa, abari mu Busuwisi, abari Dubai n'ibindi bihugu byinshi ntabashe kwibuka. Ahantu hari abantu bumva Ikinyarwanda, abarundi baracyumva, East Africa n'abantu bumva Ikinyarwanda. Turavuze ngo Imana ibahe umugisha.
ubufatanye bwanyu mu nama mu kudushyigikira, kandi n'ubundi twongera kwibasaba wowe urabona iki cyigisho ukabona gusengerwa ikugezeho, ukore subscribe, usharinge n'abandi, kandi usangize n'abandi ubutumwa bwiza. Imana iguhe umugisha, nubikora birakubera byiza cyane, kandi urabuteye inkunga gusengerwa, kuko gusengerwa ni y'Abanyarwanda, ni y'abantu bose, ni y'abantu bakunda gusenga, dushaka kwamaza ubutumwa bwiza. Christine, karame, tugarutse muri wa mwanya w'ubuhamya. Ubuhamya bwawe ni bwinshi, ariko uko Imana yagiye gucisha mu bintu byinshi bitandukanye, Imana yabikoze igira ngo wigishe n'abandi bantu benshi. Noneho Imana igishobora gucisha umuntu mu bintu byiza ndetse n'ibibi cyane, kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana yemera ko umuntu ababara, ariko anemera ko umuntu amateka ahinduka, ukabusa nk'uko uri gusura umunsi cyane. Hashimwe Yesu uhindura amateka. Wabikoze. Amen. Imana ishimwe. Urihangana. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko ntamara kunesha azambikwa ikamba ry'ubugingo buhoraho. Uyu munsi urihangana nafashijwe, hari igihe mfashwa, hanyuma nkafashwa n'ibintu byinshi. Nkafashwa n'umurimo w'Imana, hari igihe mfashwa n'iby'Imana gukorera abantu, hari igihe mfashwa, mbese hari ibintu bibe bifasha umuntu, hari amashimwe meza. Uyu munsi nafashijwe n'umubyeyi twasengeye amaze imyaka myinshi, yarabuze urubyaro, Imana imuha gutwita. Amin. Hanyuma rero mfite umunezero mwinshi, kuko Imana igihoza umuntu amarira. Abantu bananiwe, imiryango yananiwe, umuntu yateze indege, umuntu yajya imbere y'Imana, Imana ikamugira neza. Turagarutse ku buhamya, kandi twinjira mu musozo. Nimba bishobora gushoboka, bishobora no kudashoboka, bitewe n'uburyo Christina ubuhamya bwe bungana, kuko nubwo yabutanze nimwibwire ko yaburangije. Nta muntu ugirangiza ubuhamya, afite ubuhamya bwinshi. Nge nabwise inzira y'umusaraba. Turebye uburyo Imana agiye imurandata, uzi ko ari abantu bapfa, hari abajya bagwa mu nzira, hari n'abiyahura. Ariko hashimwe Yesu, uyu munsi turi kumwe na Christina ukeye, usa neza. Imana yabikoze, yiciye umuzimu, irahorahoza. Ni ukuri wambaye neza. urakoze cyane. Mbivuga imbere kamera, waberewe, wambaye neza rwose. Hashimwe Yesu uhindura amateka. Oya, nanjye ndashima Imana ko hari ibyo iri kugenda inkorera, iri kugenda impindurira amateka, iri kunzura. Amen. Bantu mukurikiye gusengerwa, mushonje muhishiwe, ntacyo mvuze. Ariko ubundi umuntu umunyamwuka cyangwa se umunyamasengesho, hari ukuntu areba umuntu, wamureba ukabona icyerekezo n'aho Imana iri kumwerekeza. Mu bigaragara Imana irimo iragenda ikwagura, kandi ubwe ko turi imbere y'Imana. Imana yavuze ngo izaguhoza amarira, Imana yaravuze ngo izakuvura ibikomere, Imana yaravuze ngo haguruka unkorere, hanyuma nanjye nkuvura ibikomere. Muririmbyi yaravuze ngo Yesu aramfata, yarangiza akankomeza. Nanjye rero aramfashe kandi arankomeje. Kristo Imana igumugisha. Amina. Nuko yaragufasha, kandi acyanagufasha, kandi agufashe anakubakira n'amateka. Ubu nushaka kujya uvuga ngo utwishimisha ibyishimo ntibingana. Ubu wemere kuba wasenga ngo Mana unyishimisha ibyishimo bingana n'iminsi nababarijwemo, n'imyaka nabonyemo ibyago n'amakuba. Ubundi hari isengesho Abisirayeli basenze n'iryo ngiryo, bararisenze baravuga ngo tubonye ko ushoboye byose, tubonye ko amaboko ya Farawo ntacyo amaze, tubonye ko imbaraga za Farawo ntacyo zadutwara. Ubwo tubonye
ubwo tubonye ibyo byose uri kutwereka inkingi, ubwo tubonye Inkingi ukamije y'igicu bayireba imbere yabo. ubwo tubonye kubona inkingi y'igicu itwereka, ubwo tubonye amazi y'inyanja akamye tukambukira humuzi, bahita bavuga ngo noneho birashoboka. Ntibigarukiraho, nusoma iyo zaburi, zaburi ya Mose, ni isengesho ya Mose, ahita asenga aravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twaboneyemo ibyago n'amakuba. Haleluya, Mana ishimwe, Mana ishimwe. aravuga imirimo yawe itubonekere abagaragu bawe, ngo gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Cyane. Aravuga ngo ubwiza bw'Uwiteka Imana Bw'Uwiteka yacu Imana ube yacu. kuri twe. Umva ijambo yasorejeho nawe risorejeho kandi birasa pe. Aravuga ngo imirimo y'intoki zacu uyikomeze. bikomeze. ngo ntabwo byubushye. Haleluya. Imana ishimwe, nuko yasenze amatu ubwo Imana ituvuye ibikomere iraduha n'imirimo. Ubundi Imana yikuvuye ibikomere iguha n'imirimo. Kuko Bibiliya ngo umwuka n'umubiri biranirwa bitajyaho iki umugani. Iyo Imana ikuvuye ibikomere, hari igihe abantu bateza umuntu bikomere bakanabimushyiramo bakanabimushigira, mbese bakabatuma tubyengegeze bakagutaba, ariko ntabwo wataha umuntu Imana yavuze ngo izamutabura. bikaba nka Saduraka na Meshake na Abedenego. Hari n'igihe abantu bagucira witeka muri biriya bihe Kristi, muri hari abantu baragucira witeka cyane. nuko utabivuga. Najyaga nanihisha n'abantu cyangwa nanasuhuza n'umuntu ntanyikirize. Telefone ikamara icyumweru ntabwo uhamagaye nta na bibi, usibye kwakira mesaje za MTN. hari igihe umuntu aba mu buzima Yes, ntihagire umuntu n'umwe ukureba, Yesu umuntu wese wabikoze. akaguta. Maze iminsi ni kubwira abantu, ngifite ikiganiro cyitwa indamutso y'urukundo. Ndi kubwira abantu ngo abantu bakwiye gukundana bakagira urukundo batarobanuye ku butoni. Uzi ko muri kino gihe umuntu akunda umuntu bitewe n'icyo ari cyo, n'icyo ari cyo, n'icyo agushaka. n'icyo agushakaho. Ni ukuri. Ariko hashimwe Yesu, turi kumwe na Kristina. Imana yakishije mu nzira ikomeye ibigeragezo bitandukanye bicamo. Uyu munsi ari mu isengesho maze ko ngo twishimishe ibyishimo mu buryo bwo mu mwuka. Biragaragara ariko ngo Kristina ntabwo bafite ngewe byo kubivuga, ngewe rarize kuko y'Imana ivuze ngo ndafunguye imiryango, nta muntu wafunga naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Ari abantu bavuga ngo reka nceceke, ngo hatagira umuntu nyumva, ngo utuntu Imana yankoreye ngo ibyo Imana yakoze. Oya, shitani turayitanga. Shitani nta mbaraga ifite zo kukurwanya. Iyakurokoye urupfu rukomeye, iyakurinze muri bya bihe, iyakurinze muri cya gikaraye, iyakurinze muri bwa buzima bwo mu rugo, iyakurinze wirukanwa cya gihe, ya yindi Haleluya. ya yindi yakurinze muri bwa buzima, ya yindi yakugaburiye umugabo agutaye, ya yindi yagukurije umwa, iyakurinze urupfu rukomeye, ntabwo ariyo yagusigana n'uyu munsi. Ndatangariza niba hariho n'umuzimu warimo ashaka no kugenda ngo ambipime, ndakumenyesha ko Imana yabanye nawe kiriya gihe. Uyu munsi igomba kukubakira izina, nta muntu warihagarika. Nshuti mukurikiye gusenga rwa umunsi Imana izakubakira izina, nta muntu uzarihagarika. Ntawe. Kristo nta nukuri ntawe. Oya, ntabwo ubwoba ni bushire, bwarashize. Imana muri kumwe, Imana izakudekora ngo uhanurire kuri kamera. Imana izakugendesha amahanga, Imana izaguha agaciro. Iyo umuntu yagize ibikomere akakizwa akinamba kuri Kristo, noneho akanavuga Imana imuvanye. Ubundi ikintu kinezeza Imana nuko Imana ibanza ikarema umuntu yagira ibikomere akabasha kubibwira abantu, akabasha kuvuga ngo nukuri Imana yamvanye ibikomere. Naraje nkubwire turimo turinja muhamya, ariko nafashijwe, nabikubwiye ko nafashijwe. Nafashijwe umunsi. Nanone nkubwira abantu tugiye gusenga Imana Kristo twinjire mu buhamya, hanyuma nimba turasoza, nimba dukomeza ntabwo mbizi, nimba turabwiriza ntabwo mbizi, nimba dukora ikiga ntabwo mbizi, nimba usengera abantu ntabwo mbizi. Hari abatwandikiye, hari abantu baraba ngo umwanya aboneka yatobarira akaduha nomero, mwihangane abaka nomero ko tudushyiraho. Ntabwo Kristo yatanga nomero ze, ntibishoboka, ariko ushobora kutwandikira, ushobora kwandikira gusenga rwa
tukaba twagufasha kugira ngo ubone Christine. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, Hallelujah. uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, Mana ishimwe. uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, Data uri wa Imana yo twese. kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Christine, bimwe mu bisubizo Imana irimo igenda ikorera Christina, inshuti zagusengarwa, mudukurikiye mu migabane itandukanye y'isi. Turi kumwe Kristi, Imana igumugisha. Kristi adukoreye agashya gakomeye cyane, adukoreye agashya bidasanzwe, aje kwereka abantu batuye isi bimwe mu mirimo y'Imana yakoze. Imana igumugisha. Amin. Kantine yawe yitwa Igisubizo. Igisubizo Kantine chez Christine. Subiramo ngo ni kantine ki? Igisubizo chez Christine. Bimwe utumva tuvuga Imana ngo Imana igira neza, utumva tuvuga Imana ngo hamwe mu hirya yo kugira akazi, hirya y'iki Imana iteka Christine, bega amata aryoshye yo mwami Yesu. Ndaguhaye igisubizo. Imana ngombwa gashaka gutekereza kuza kutu bimwe mu gukorera Imana, kandi ukahitamo no kuza ukatuzana n'amata hano mu gusenga rwawe, ukatuzana amata kugira ngo ubwire abantu. Hanyuma iyi kantine Igisubizo iherereye Nyamirambo hafi ya Cosmos. Bantu mwese muri mujyi wa Kigali mukunda gusengarwa, mwakunze Christine mu mukunda, kantine Igisubizo, yani maze nabona nafata. Igisubizo iherereye ngo ni hehe? Hafi ya Cosmos. Hafi ya Cosmos i Nyamirambo. Genda uteze umushiki wacu mwari mwiza Imana ikuye mu nzira y'umusaraba, ihaye umugisha, umuteze imbere, umwe ku mata meza aryoshye. Aryoshye ute? Cyane aryoshye pe. Imana igumugisha. Mwihangane, tugiye kumva ubuhamya ariko n'amata turajya dusomaho kumve kuntu Yesu agira neza. Imana igumugisha. Dukomeze, kandi abantu gukunze n'ukuri, abantu bakwiye guterana inkunga bagashyigikira umurimo w'Imana ndetse no mu buzima busanzwe, kuko biravuga ngo umwuka n'umubiri birarindwe bitajyaho iki urubanza, bitajyaho umugayo. Ni ukuvuga ngo roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'uko Imana iri kugira neza Christine, icya mbere ni ukutubwira ngo mu bintu Imana imaze kunkorera, iri kugenda inkorera, impayemo na kantine nziza Igisubizo, ukaba utuzana amata, ubu urajya utanga ubuhamya nanasomaho. Ngaho rero Imana ikoze neza, ngaho tuguhaye ikaze na karibu, kandi ubwo nako tugacishijeho abakiriya mwese mujyeyo. Murakoze. Ni Christine ugarutse nk'uko bisanzwe kugusengarwa. Ndabakunda, niyo mpamvu mba numva nta kintu narya ngo mbime. Kuko nahagiriye umugisha. Kuva twamenyana hari ibintu byinshi nungutse, hari ubwenge bwinshi nungutse, hari ibintu byinshi nungutse nakungutseho. Nkunda umuntu, ntago njya nkunda ko inshuti incika. Aka kantu nkunda kukavuga, ntugakunde ko inshuti gucika. Iyo Imana iguha inshuti, ntugakunde ko igucika nta kintu mukuyeho. Nge ntago nkunda umuntu kubera ibyo afite. Nkunda umuntu kubera ko hari ubwenge mubonaho. Nkunda umuntu kubera ko numva ko hari ikintu ashobora kumfasha. Mbese ni nk'uko umuntu afata akabando akakishingikiriza agiye kugera ahantu hanyerera. Nanjye Christine niko nteye. Ntago njya nkunda umuntu kubera ko afite ubutunzi. Sinjya nkunda umuntu kubera ko hari ikintu runaka nshobora kumukuraho kiri aho kidafite agaciro. Ariko iyo nkubonaho ubwenge, nkakubonaho ikintu nshobora kuza nkakubwira ukaba wanyobora, ntago nshobora kukurekura.
Christina nuko nteye niko mbayeho na data wa twese arabizi ko nkunda abantu nkunda gusangira n'abantu dukunda hano gusengarwa numvise ntabyihererana Imana nguvugisha ari ukuri numvise ntabyihererana kuko ni ishimwe mfite ndumva ari ishimwe ryuzuye umutima wanjye mbikesha Kristo. Amen. Murimbyi yaravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Ngo Imana ishimwe cyane. Hari utuntu tumwe na tumwe Imana idukorera tukadukerensa kandi ari iby'agaciro. Ngero ikintu cyose Imana inkorera niyo nabyuka mu gitondo nkunda kuyishimira nkayibwira ngo kuba mbyutse nkabumbura amaso bikemera. Si kubw'imbaraga zanjye, si kubw'uburinzi bwanjye, ni kubw'impuhwe zonyine n'imbabazi zawe wangiriye. Kuko urebye igicuku cya nijoro habamo byinshi. Igicuku cya nijoro haba harimo ibintu byinshi biteye ubwoba. Iyo urebye rero amasaha atambutse wasinziriye ukabyuka wumva uhumeka, umunsi ukira, ukongera ugaki cyumweru kigashira ikindi kikaza. Ni ukuri nishimwe riba rikomeye. Kuri nge rero bitewe naho navuye naho ngeze ubu hari igihe bijya bindenga nkarira nkajya mu buriri nkarira, ariko amarira apana amarira y'agahinda, amarira y'ibyishimo gusa. nkumva Yesu turi kumwe, nkumva ndi kumubyinirira, nkumva nuzuye umunezero gusa kuko nkumva umunezero uranyishe, nkibaza nimba ari njyewe, nkibaza nimba ari Christina wa kera, nkavuga ni ukuri aho ugejeje ukora Kristo ndagushimiye. Iyi kantine Imana yampaye ni umugisha. Ni umugisha nagiye nzi ko ari kantine ngiye gukora nkikorera amata, ariko hahise hazamo na resitora. Harimo na resitora n'ubugari n'inyama. Hari umushuti wanjye uba muri Amerika yaranyandikiye arambwira ngo urarya ubugari ryari, ngo ko wabivuze ko ubikunda ubugari n'inyama. None muri kantine bihari nabyo byose, kuko Imana yampaye umugisha, mbona abantu. Imana iteka iyo ikuyoboye iri imbere yawe, ibintu byose biza ari iby'umugisha. Upfa kwirinda icyaha, ukirinda guhemuka, ukirinda kuba nk'abandi. Abandi bajya bavuga ngo abacuruzi ngo abacuruzi ntibajya banyurwa, ngo abacuruzi ntibagira gute. Uko nsenze mu gitondo ngiye gutangira akazi, mbwira Imana ngo umpe abakiriya b'umugisha. Amen. Umpe kunguka, kuko umuntu wese ahora asaba kunguka, ahora yumva yatera imbere. Nimba warangweje uyu munsi, ejo ugasaba Imana ko hajyamo ikarito ya biswi, utuntu nk'utwo uhora wumva wakunguka. Rero nsenga Imana umpe abakiriya b'umugisha, ndabashaka. Nkihagera n'ukuri nabonaga ari ibintu bingoye, ariko aho bigeze ndumva nuzuye amashimwe, ndumva akazi nkakomeje, kandi ndumva umugabo bita Yesu turi kumwe. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Wagira ihe nama abana b'abakobwa cyangwa se abategarugori mu gihugu cyacu cyangwa se no ku migabane itandukanye bihebye, bafite ibibazo, ushingiye kuri Imana ikoze baho umusanzu? Kwiheba burya biri mu ntwaro shitani ajya dutsindisha, akaturambika neza bikemera. Ariko iyo ufashe umwanzuro mu mutima wawe ukagambirira muri wowe, Imana nayo iragushyigikira. Ni ibintu nabonye, ni ibintu mfitiye ubuhamya, ni ibintu mfitiyeho nosiyo. Ngewe ndabizi neza ko iyo ugambiriye mu mutima wawe ukavuga ngo iki niki nzakigeraho, ugasaba Imana inzira igoroye, ukayigisha inama, ni ukuri iragushyigikira. Upfa kuba muri wowe udafite inzira zivuga ngo nzariganya, nzagira gute kugira ngo ngere kuri cya kintu. Ujya tegereza wihanganye. Iyo ugize amahirwe Imana ikakuvugisha cyangwa se igaca mu bantu bayo ikakubwira ikintu, jya ugikomeza, kuko byanga bikunda
kiba kizasohora. kizasohora n'ukuri. Nigeze kujya gusenga, njya gusenga numva umutima wanjye wuzuye akababaro n'agahinda kenshi. Nari maze nk'iminsi nk'itatu niyahuye byanze kubera inzara nari mfite n'ububabare nari mfite. Ndagenda ngura umuti w'imbebo kuko nabonaga isi kuyibamo n'ubundi nta kintu bimariye. Ndangije buriya sinzi iyi Imana izagukoresha iby'ubutwari, iragutegura. Ndangije wa muti w'imbeba ndawugura, ngeze mu buriri, umwana amaze kuryama, nabanaga n'uriya mwana muto n'umukozi. Ndaryama rwose, ndabiregera neza, igikombe nkishyira iruhande rwanjye, kakaru nkashyira munsi y'umusego. Ndavuga ari nibigera mu gicuku cya nijoro ndi bugasuke mu mazi, nindangiza ninywere, nimba ndi businzire ntago mbizi. Ntigusa icyo nzi cyo nuko numva ari ibintu nahaze. Nasinziririye guhwera. Sinigeze nicura, niciye mu gitondo. Wabaye nk'uwihengeka, uravuga ndaza kuza kubyuka. Ariko Imana ni igitangaza, ujya gusinzirije ugasinzira ntukanguke, ntiwicure, ugasinzira ntukwicure, ukanguke byibuze ukirota uva bukeye wari waryanye ufite umugambi. Hari n'igihe umuntu aryamana agahinda nk'aho ngako nyine akavuga ati ndiyahora nyine, ariko Imana ifite umugambi mwiza ntabwo ari kubyemera. Byakinze bite rero ukangutse? Nageze mu gitondo mbyutse nyine ndebye cya gikombe mpita nibuka gahunda naryamye mfite. Ako kanya narize amarira menshi kuko burya umuntu wavuganye n'Imana, wasenze Imana, ubizi neza ko ari icyaha ugiye gukora, byanga bikunda umutima urakurya. Nararize mbwira Imana nti umbabarire, wongere umbabarire. Ndavuga nti ndi umwana w'ikirara, ngarutse mu rugo, ongera umbabarire. Kuko numvaga nyine ibintu ngiye gukora atari byo, ntekereza ko ari Imana yabindengeje iryo joro mba napfuye. Numva ni ibintu birebire, namaze nk'iminsi nk'ibiri numva nkifite ubwoba bwa cya kintu nari ngiye gukora. Kuva icyo gihe rero nafashe umwanzuro, nari mfite akantu k'akajenda, n'ubu ndacyagafite. Nandikira Imana, ndayandikira, ndayibwira nti mu bintu byose nzatekereza uzanshyigikire, uzandinde icyaha n'igisa nacyo, uzankomereza amaboko nk'uko wakomeje amaboko ya Mose. Ayo magambo narayanditse, ndayibwira nti rwose mbonye ko wabishatse napfa, utabishatse sinanapfa. Kuba nagambiriye kwiyica simfi, nuko umfiteho umugambi. Ako kanya nabigambiriye ntanabinogeje. Ako kanya njye nahise ni igisubizo, ndavuga nti byanga bikunda n'ubu nyine ni Yesu we, napfa ntapfa, nubwo n'inzara ninyica nyine uzaba uri kumwe nanjye, nubwo reka nkomeze mbe muri ubu buzima. Icyo gihe nibwo nagiye gushaka akazi, njya gushaka akazi muri kampani imwe. Mpageze nsanga amafaranga najya nkorera y'amatike bitavamo, kandi mbona sinzajya mva mu rugo saa 10 za mu gitondo ngo saa 1 mbe ngezeyo, no kugenda n'amaguru. Mbona ni ibintu binduhije. Nakozeho iminsi ibiri numva birangoye, mbona ni ibintu binanije, numva simbyakiriye ndabireka. Ndibuka hari indi etage nagiye gusabaho akazi, ni urukiko ruri hano i Nyamirambo imbere ya Saint Andre. Muri umunange ne umwenjeniyeri wahakoreshaga, yamusabye nyine akazi, aramubwira ati mfite sister wamumera akazi. Nzindukirayo umwana musiga mu rugo. Ye baba we, nukuri reka mbabwize ukuri, ibintu bitari ibyawe ntibiba ari ibyawe, iby'Imana ibizagukirishamo ntububizi, ntiwabimenya. Nagiye umunsi wa mbere nikorera ikarayi, biranyobera kwa kutabimenyera no kuba ntabizi. Hari ibintu umuntu avuga ngo ni ukubera umuruho cyangwa icyo, ariko
navuze n'uyu muruho rwose urananiye ndarambika. Nagiyeho umunsi wa mbere kwikorera ibisima, intoki ziragenda ziba umweru ariko rukotoro ndayisiga ntiyamfata supurese nari naguze ngo zo kujyana mu kazi, mbona ntibyavamo, zahise zandura, kuzimesa mbona ntizikeye. Yesu we, ni ukuri Imana ishimwe, ntabwo ako kazi nari kugakora, karananiye, byarangiye bikananiye, numva umugongo uracitse, numva igikarayi, ni ibintu biba biremereye, wagiterura kikakunanira, nagiterura kikananira. Noneho wa mwenjeniyeri aza kubwira murumuna wanjye ngo none se nguriya mukuru wawe ko nabonye ari umutesi. Abantu babona ngo ndi umutesi, bakabona mfite ngo n'imyaka mike cyane. Hari abantu babwira ngo nimba urengeje imyaka myinshi ni nka 22 ngo ibintu wahuye nabyo mu myaka 22 ufite ubundi wabigiyemo ryari. Habwa ntinakuriyemo ni nuko ari Imana imisha. Rero urubyiruko narukangurira gushikama, ugafata umwanzuro w'ubuzima bwawe, kuko ntago abasore bagutereta cyangwa abakubeshya bashobora kuguha uyu munsi ariko ejo ntibaguha. Ahubwo icyo nagukangurira ni ugusenga Imana ikagucira inzira iwanyu, cyangwa se inshuti, abavandimwe bose Imana ijya ibakoresha. Upfa kuba wayibaye imbere ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Icyo utegetse nzi ko igikora, kuko nayo ubwayo yarivugiye ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba giboshywe, icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe. Nzi neza ko njye hari ibintu byinshi mfitiyeho ibihamya nagiye nsaba Imana, narangiza nkituriza, nkazajya kubona nkabona nko mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi ingahe nkabona Imana iragikoze. Ni ukuri kuyizera, ukayiringira, ukayikurikira nta buryarya, udashyizemo za nzira ebyiri, uyu munsi nabivuyemo, ejo nabigiyemo, ejo nakijijwe, ejo bundi byanyobeye. Biriya bintu rwose n'Imana irabyanga. Ni ibintu mvugiye ahangaha, muranyihanganira, Imana irabyanga. Nimba ari inzira imwe yigumemo, ubone gutabarwa kw'Imana. Igitabara Kristina, ntago nari nzi ko nshobora kuba nicaye ahantu mbona abantu, inshuti, nkabona telefone imaze amasegonda nkabona barampumagaye. Kristina namaraga iminsi nk'ibiri-3 nta na bipi, nta muntu guhamagaye. Oya, usibye mama wenyine. Uravuga ati uraho ni wari wapfa. Mama niwe muntu wamamagaraga, niwe watumaga telefone nyihoza iruhande rwanjye. Abandi bose bona nabibagiye ko ngira n'abantu twari tuziranye. Ni ukuri iyo hari igihe Imana igiguhisha, ikaguhisha atari uko ikwanze, ahubwo ikaguhisha amaso y'abantu. Kuko iyo iri kukwiyigishiriza y'ubwayo irabyikorera, yanagira ngo igukuyemo gato ikakwereka abantu usa neza, umuntu wese akubwira ngo ko wabaye mwiza, ko wabaye, kandi munda ufite inzara imwivugiriza. Wakwiyambarira uko wambaye kose, umuntu ati wazambwiye iyo modeli ndayishaka, kandi watekereza ko uwo mwenda umaranye imyaka nk'ingahe, ukibaza uwo muntu ahantu yari atakubonaga uwambaye, bikakuyobera. Iyitari yaza nyine ni kwikaraye. Nabwiye abantu ngo iyo Imana itari yaza idukaranga idipfundikiye, igukaranga ikagushyira mu ngunguru igapfundikira, noneho igacunga ntushirire, kuko ushiriye yaguteza abantu. Nawe itari yaza iragukaranga ariko ntigushiririza. Bishatse kuvuga iki? Ni hahandi umuntu uzabona umuntu afite agasura asa neza ariko shaba imbere yarashize, akwicaje akakubwira umubabaro,
wahita uvuga ati Uwiteka umwaba arafite ugumane ibyo ufite niba yagufashe. Niyo mpamvu muri ibyo bibazo byose wacagamo nibura nihabuze n'abana bati Christine yagezeyo, ariko yari kurindiriye yudashiririye ngo ushirire upfe bashyingure, ibikurindirije umunsi w'amashimwe. ni ukuri Imana ishimwe. Uyu munsi ngiye kubaza akabazo gatoya ngaruke. Christine, aho wafuze ngo ngiye gufunga umwuka nkorera Imana ntuze ibikomeye narabigize, narababaye, ubu ngiye gukorera Imana, ndayemeje kuyikorera gukiranuka, ibuhamya niza abantu niza abagabo n'izikino nyabenye Imana ibikomeye nagiye nizera abantu bakamimukira. Kuva watangiriye hari igihombo wagize? ni ukuri ntacyo nkurikije umunsi nafatiyeho umwanzuro ari wowe icyo gihe nari ngiye kwiyahura. Nahise mbona ko iby'isi byose ari ubusa. hari akigisho gato nigeze gukora kuri canimwe banditseho teme ivuga ngo ubuzima, nigiye ubuzima ku buzima bwa Yobu, kuko naje nsanga ubuzima bwanjye ari nk'ubwa Yobu nubwo ntageze kuri Yobu neza, kuko amafaranga urayakorera akaza akagenda, ukambara icyo ushaka ejo ukakibura, ukarya neza ejo ukabibura. Rero ubu buzima tubayemo, ubu buzima turimo, iyo wizeye Imana iraguhindurira, iguhindurira izina, ikaguhindurira amateka. Nibyo nari ngiye kuvuga, ni urubyiruko rusenga n'urudasenga badukurikirana kuri gusengarwa, ni ukuri kuba imbere y'Imana nta gihombo, uko byagenda kose nta gihombo. Nubwo turi kubuhamya, ariko ibintu Imana yagiye gukorera byose urubyiruko rujya ngo turutindeho. Hari urubyiruko pe rubabaye. Nanjye ibyo nzababwira nanjye ku rubyiruko nuko narubayemo, ariko urubyiruko rutindeho. Kuko hano hanze hari urubyiruko rutazi nimba buzaki, rutazi nimba nawe ureba ukuntu wambaye neza, none urebe na kiriya gihe waranye umuti w'imbeba. Iyo Imana itagufata ngo waragiye, mba naribagiranye imyaka ibishize ari waribagiranye. Ariko kuba umuntu ari ku munsi w'umubabaro ari gukarangwa n'ibigeragezo, ntabwo bisobanura ko ibyo bigeragezo umuntu azabihoramo. Iyo umuntu yihanganya akihanganira iminsi y'ibigeragezo mibi, kandi ibigeragezo bishobora kuza ari ibyo umuntu yizaniye, bishobora no kuza atari ibyo umuntu yizaniye. Ubundi umuntu niba ibyo umuntu yizaniye, nta muntu wizana ibigeragezo, ahubwo umuntu yiringira umuntu akamubera igikoko, umuntu akamuhemukira. Umuntu ashaka kujya mu byaha akabijyamo azi ko ibyaha agiyemo bimuhesha amahoro. Nibyo tuvuga ngo umuntu yizana ibigeragezo, yabijyamo bikamukurura iki? Ibibazo. Ariko ndagira ngo Christine unyemerere udufashe ku rubyiruko, ahari haba hari umuntu ufite inzira nk'iy'umusaraba nk'iwaciyemo muri kino gihe, wamufashisha iki? Usibye kumubwira ngo nahungire muri Yesu. Muri Yesu wenyine niho hari amahoro, muri Yesu wenyine niho hari ibyiringiro, muri Yesu wenyine niho hari ugutabarwa. Kuko mu bihe turi kugenda tujyamo cyangwa turimo, ari mama wawe ntiyagufasha, ari papa wawe ntiyagufasha, inshuti n'abavandimwe ntacyo zakumarira. Nabyo bijya bigeza Yesu akabafunga bose, bakanakwibagira, ukagira ngo nta nubwo munavukana, kugira ngo wige neza uminuze, nk'uko tuva muri materineri, pirimeri, segonderi, university. Izo karaseri zose rero uba ugomba kuzijyamo, ukazicamo, ugatsinda, ugatsindwa, ugasibira, ukongera ejo ukimuka. Rero kwimuka kwiza
ni ukuba imbere ya Yesu ukamubwira uti nubwo hano mbona ngiye gutsindwa mfasha ukamutabaza akaza akagutabara. Nkanjye nagiye mpura n'ibishuko byinshi nyuma yaho nkangukiye, nagiye mpura n'ibishuko byinshi nkumva nibyo byampesha amahoro, ariko naryama natekereza nkahita numva ko uwo nawe waje kumbeshya, nkahita numva nta kindi kimpesheje amahoro usibye kwiringira Kristo wenyine. Nkavuga nubwo bimeze bitya, nubwo ndi kurara hano hasi, nzi ko hari muri nge nkahita niha ibyiringiro. Nukuri buri ikintu kitwica nuko utiremamo ibyiza kabisa. Buriya kuvuga ngo umuntu ni akanwa k'umuntu kararema, nukuri iyo wiyatureho ikintu cyiza kikubaho. Urubyiruko ruri hano hanze aha, waba usenga waba udasenga, niyo waba uri muri izo nzira zitameze neza, ariko ngo Imana ihorani intebe y'imbabazi, imbabazi zayo ngo ni ngari, uko byagenda kose upfa kuba uje imbere yayo n'umutima umenetse, irakubabarira. Rero nta kindi cyaduhesha amahoro muri iyi si usibye kwizera Kristo wenyine, ukamubika mu mutima wawe, ukamuyoboza inzira, ukamugira umujyanama mu byawe. Rero Israeli niyo yaririmbye ngo mubwira abantu iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Iriya ndirimbo ijya imfasha. Abafite imvune mubasindagize, dungire kumwindera ribasha kuturengera, iyo hari ubuzima, iyo rere. Muri Kristo niho honyine hari ubuzima, niho hari amahoro. Ahandi hose umuririmbyi yaravuze ngo ahandi hose ni ku musenyi, ariko muri Yesu niho hari ubuzima. Muri Yesu niho hari ibyiringiro, muri Yesu niho hari ugukomera. Nukuri hari ibintu byinshi wakwishingikiriza ukumva ko ukomeye, ariko byose Imana iyo ibigize gutya ikabikubura, wibaza icyo waruri cyo kikakuyobera. Dufite ibihamya by'abantu benshi twagiye tubona bagatunga amamodoka ama etage, ariko cyamunara zikaza bikagenda. Imyenda myiza yari afite ikagera gute ikagenda. Wa muntu agasigara ari kwinginga Imana ngo igire gute, yongere imureme, yongere imuzure, yongere imwubake, yongere imushingire imbago. Hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo, twagiye tubonesha amaso yacu atari ibyo tubwirwa. Twagiye tubona Imana ihindura umuntu akakwirataho bitewe n'ubutunzi afite. Imana iti kubera ko utankiranukira, kubera ko udakiranuka muri byinshi naguhaye, ndaje mbihe wa wundi ufite duke, wanyubashye uzanakomeza kanyubaha, ikabikubura. Hari umudamu nzi ngewe niyiziye, ntabwo ari uwo nabwiwe. Nukuri ari wa muntu udashobora no guha n'imbobo amazi yo kunywa, ariko iyi saha si ukumwishima hejuru cyangwa iki, gusa ubugome yakoraga nibwo bwamugarutse. Iyi saha abayeho mu buzima buteye agahinda, ubundi icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Rero urubyiruko mugira umutima, mwige kubaho neza, mwige gufata amaboko yanyu, mubwire Kristo ngo niwe twishingikirijeho. Naguhereza gucuruza inkweto uzicuruze, niziba ari no mu muhanda, niziba ari n'izo kudandaza ku rubarazi wanyu, uzidandaze neza wishimye unyuzwe nabyo. Kuko iyo nibutse ukuntu nge na mama twakarangaga isamake ku muhanda n'ibirayi saa 12, twigeze twajya kuzicuruza ahantu bita kuri Tarafipora, abantu benshi barahazi ibinyamirambo. Murumuna wanjye arasinzira akubita iki ngiki mu karayi y'amafi, harimo n'amafi, kubera kuzinduka igicuku. Oya, twatahaga dutinze, twajyagaho ku mugoroba saa 12, saa 11 tugakawusha amafi, abantu bakaza bakatugurira.
buriya aba basirikare b'igihugu Uzi cyacu ko- ndabakunda uzi ko ubivuze nka Reka Tanzania nkubwire Nyamirambo akantu. bajyaga bacuza ku mugoroba ariko corona ngira ngo yarabihinduye disi. abasirikare bacu buriya ndabakunda b'igihugu bajyaga baducaho ku mugoroba kwa kundi baba bari mu mutekano wacu w'igihugu bakajya babwira mama ngo waza ujye ucuruza n'imyumbati ati muri Kongo usanga bari gukaranga n'imyumbati n'ibijumba mbese bakaza bagahagarara iruhande rwacu bakatuganiriza ibaze nyine kubona umubyeyi uri kumwe n'abana be muri icyo gicuku cy'ijoro abana b'indahekana wibaza ahantu twanatahaga ngewe twacaga mu kantu k'akayira k'akagobyori ninjye wabaga nikoreye ikarayi cyangwa imbabura murumuna wanjye rimwe aza gusinzira kubitamo gutya iki gice cyose tudafite isukari aho hafi ngo dushyireho ariko Imana iramurinda ntiyashye ni ukuri ntiyahiye kandi amavuta yari ashyushye haratutumbye bisanzwe ntago mama yigeze ajya kwa muganga ngo abimara n'igihe ngo arwaye ubushye rero inzira zawe zose iyo uziyobojemo Kristo akubera inkomezi ubuzima bwose nta buzima Imana itagucishamo nta n'ubwo itagukuramo iyo uri urubyiruko rwubaha Imana ukaba uri urubyiruko ruzi kwifatira imyanzuro kuko n'umuyobozi wacu w'igihugu dadi ndamukunda cyane buriya Kagame wacu ndamukunda avuga ngo mukure amaboko mu mifuka mukore ni ukuri njye naje gusanga nta mafaranga aba make mu gishoro n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 wabiranguza kuko aba bantu bacuruza udutaro aba bantu bacuruza udutaro ni ukuri ushobora gusanga yaranguje nk'ibihumbi 3 Shiti mukurikiye gusengarwa ubuhamya buraryoshye kandi harimo n'ibyigisho bikomeye abantu bacuruza udutaro ni ukuri bagihera ku mafaranga make naje gusanga nsanga iyo utinyutse ukinjira mu kintu ugifitemo imbaraga ugishyizemo ubushake bwawe bwose ukabwira Imana uti rero ninjye nawe rwose tujyanye mu kibuga ni ukuri iragushyigikira kuko usanga n'aba bana batembereza ubunyobwa mu muhanda babaho kandi ukumva arakubwira ngo ndakodesha inzu ndigaburira ndiyambika ukibaza buriya bunyobwa bw'ijana aba yafunze cyangwa bwa senkani watekereza amafaranga ashobora kuba yunguka ukibaza nimba azishyuramo inzu ku kwezi aziyambikamo umwenda ukumva ntubyumva ariko ubuzima bwose iyo uri urubyiruko ruzi kwifatira imyanzuro ntujye mu byaha ngo usayishe kuko ni ukuri kujya mu byaha ugasayisha ngo urimo urashaka amafaranga cyangwa uri kugira gute birangiye simbiha agaciro kutabiha agaciro gute ntabwo biriya nta garanti bigira nibyo ariko ikintu Yesu arimo kigira garanti garanti ya Yesu yonyine ni prolonge cyese yashatse kuguhindurira akabigukuramo akagushyira mu bindi ajya abikora nyine akagukura ku bunyobwa akagushyira kuri mitiyu akagukura kuri miti akagukubita iduka nka bara pasiteri ba Yongwe uramuzi uriya wari mu Gakinjiro yatanga ubuhamya bw'ukuntu yacuruzaga ubunyobwa mu muhanda ukuntu yabanje kuba imboba agacuruza ubunyobwa agenda azamuka umuntu wese inzira zawe zose uyoboyemo Yesu araza akagufasha ukabanamo nazo cyane rwose Shiti mukurikiye gusengarwa turi kuri uyu munsi ndumva Imana yatwerekeje ku rubyiruko cyane cyane urubyiruko rwose ariko umwana w'umukobwa ntiwicire inzira iyo umuntu atanga ubuhamya abagira ngo nimba wari ugiye gutana ugarukira aho wari ugeze Christina gutanga ubuhamya cyane Imana ikamuhagurutsa akavuga ibyamubayeho ubuzima yaciyemo ari ubw'ubukene ari ubw'ibibazo ari ubw'urushako agagenda avuga ubuhamya bwose uko mubuzi nta kindi kimutera ni umwuka w'Imana umuhata ariko cyane cyane ni ukwigisha wowe udukurikiye hano Shiti mukunda gusengarwa rubyiruko iyo umuntu atari yapfa haba hariho ibyiringiro yuko Imana izamutabara
reba uburyo uriya murumuna Imana imurinze uburyo amurinze akikubita mu gikarayi ntapfe ntariho se arahari ntameze neza cyane ntafite akazi aragafite umva amabwire inshuti zanjye uyu munsi rubyiruko nimba udukurikiye kandi ndazi ko mudukurikira muri benshi urubyiruko ndazi ko mudukurikira shitani ntugusuzugure shitani ntikwihebeshe rega nanjye narakubiswe yego ko mana nanjye narakubiswe ubuzima umuntu acamo iyo uri muri Kristo Yesu ukihangana Imana igihindura amateka ni ukuri uravuga igikarane ngeze sigize ngiye nakwibumba kajya mbumba amatebura kakora amafaranga 2 kandi nari mfite nza y'Imana Imana izangirira neza nza abantu mudukurikiye nushaka kumenya nza ni abantu bavuganye n'Imana ikabwira ngo nzagutabara nubwo ubabaye nzakurengera uyu munsi ntabwo ibumba nzi kunuriza ariko nani nacukuye ibumba ukaryikorera ukaryikorera ukarishyira ku mutwe ukaryikorera ukarikata ukihangana sha muri Kigali ubuzima burakubita umuntu nanjye wayivukiyemo bwaramondaguye afasha byore wenda ariko kuza muri Kigali nuzi ibyombo Yesu we yagize neza no kuri Yesu nuzi ibyombo urakazi ko mu rugo naragakoze akazi ko mu rugo kora 5,000 nari mvunguyeho akantu gatoya ariko Kristo wagize ngo si ubuzima ndimo turi ku rubyiruko ushobora kuba ubabaye uri umwana w'imfubyi waratawe cyangwa ubabaye ishuri byarakunaniye cyangwa se ubabaye wabuze minirivare cyangwa se ubuzima bwarahagaze warasigaranye ababyeyi bikamera nabi turi muri iki kiganiro muri ubuhamya bwa Kristina turimo turakubwira ngo shuti yanjye ntiwisuzugure na nyuma ya 0 Imana irakora Imana ishimwe na nyuma ya 0 Imana irakora uyu munsi hari ibintu byinshi Imana yagiye dukoresha turayoboye gusengarwa turafite ibintu byinshi Imana yagiye dukoresha yanyubakiye nkoro bukwe yaduhaye agakiza yaduhaye abana Imana izakwibagiza umubabaro uyu munsi wambaye neza uraberewe hari nandi makuru higira turi kumva mu buryo bw'umwuka tutavugira ahangaha haleluya Imana ishimwe shuti mukurikiye gusenga ntiwihebe ubwire shitani kangumenera ibanga ubwire ngo shitani waracererewe uba waranyishe ntaramenya Yesu yego ubwo namenye Yesu nkamenya karuhura Kristo wavuze ijambo ryiza wavuze ngo inama wagira urubyiruko ari urubyiruko rukijijwe ari n'urubyiruko rudakijijwe kuko imijugujugu ntabwo ireba abakijwe n'abadakijwe buri imijugujugu ntirobanura imijugujugu yose iraza ntirobanura harizanwa n'abadayimoni harizanwa n'abantu harizanwa n'imisi hanyuma ariko wavuze ijambo ryiza wavuze ngo inama nagira urubyiruko nuko rwajya mu Mana nuko izindi nzira bacamo iz'ibiyobyabwenge kugira ngo asinzire tujya tubona ngo kugira ngo usinzire agakanywa iby'itabi iz'urumogi twabonye n'abandi twabonye n'ababebenike bavuga ibintu baciyemo by'uburaya nta kintu bungutse ariko uratubwiye ngo inzira kandi kuko nanjye ndayishimangira nta handi hantu umuntu yabona amahoro ni ukwinjira mu Mana aho honyine gira ikintu mbwirira abamama bari kurira ongera n'ikintu mbwira abakobwa bashaka kwishingira bashaka kujya gusambana bashaka kujya kwishingira bahubutse abamama bumva imitima yabo rwose igeze kure nkaho wanjye wari ugeze uzi kubona umwana ari kurira uruhande rwawe utazi no gucana mu ziko
utazi n'uburyo wajya gutashya, wumva nujya no kwaka n'ideni kuri botike ejo waravuyeyo babwira ngo ntibabiguhe mu kanya urayabaha ntabifite, ukareba ukuntu uri busubireyo kuryaka kandi wababwiye nimugoroba ko uyazana nabwo bikagira undi munsi ntabifite. Usibye muri Yesu honyine niho hari ibyiringiro, niho hari ugutuza, niho hari amahoro asendereye. Uko byagenda kose, yaba umugabo atakugaburira, yaba atakwambika, yaba agukubita amanywa na nijoro, ihangane. Ngo ihangane murinzi we, urinde ibyo wahawe, amaherezo yo gucya n'ukuri buzacya. Hari igitondo kimwe buba buzacya, Imana ishimwe. Hari umunsi nubwo bimeze bityo, hari umunsi. Kristina ntabwo nari nzi ko uyu munsi wa none wagera nkaryama nkasinzira nkicura nkumva ko ndamahoro. Hari igihe najyaga ndara nkanuye icyumweru kigashira, nagenda mu muhanda nkajya ngenda mu muhanda nsinziriye mu bitekerezo ariko ndeba, kuko byageraga nijoro simbona ibitotsi, nkarara ntekereza finali y'ubuzima bwanjye nkajya nyibura kandi nitwa ngo ndaryamye, kuko natekerezaga umukozi uko nzamwishyura, kuko ubwo buzima nari ndimo nkodesha aho muri Gahanga, ubuzima nari ndimo ntago nari gufata umwana wanjye ngo nirizirwe mujyana mu baturanyi, kuko kuva na kera nabaho nabayeho mu buzima budakunda kwishyira hanze cyane, nkamenya ibyanjye bigapfa bikazuka ariko ari ibyanjye, kuko naje gusanga abantu iyo bamenye ibyawe n'ubundi nibo babyica cyangwa bakabizura. Rero mfata umwanzuro muri nge ko ngomba kumenya ibyanjye nyine, kwibaza umukozi w'abandi kugira ngo ejo azabone icyarya, ukibaza umwana uburyo ejo azabona igikoma nacyo kidafite isukari. Nararaga ndira bugacya. Nshuti mukurikiye Gusenga Rwanda, kwibutsa gukora subscribe. Wowe ukibona icyigisho, wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Hanyuma ndakwibutsa ko wowe uhuye na Gusenga Rwa, ubonye link yacu ukayibona, uyisharinge, uyihereze no ku bandi, dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza. Turagarutse mu kanya n'ubundi twinjira ku musozo. Kristi, turinjira ku musozo w'igice cya gatanu. Nkuko natanye bivuga ntabwo ubuhamya bwawe burangiye, tugarukirije ku gikarayi, ariko nawe twafashijwe, ikintu cyafashije ntakivuze. Ariko nanone twinjira ku musozo, ndagira ngo wari umaze kugira inama abantu, uri kubagira inama, dusengera urubyiruko, abamama, umuntu wihebye, umuntu uhangayitse, umuntu ufite ibibazo, umuntu umva ko ubuzima arimo butahinduka. Ubuzima bwose umuntu abamo, ikimenyetso y'uko ubuzima urimo buzahinduka n'ukuriho. Wirindira ikindi kimenyetso, ikimenyetso cy'uko ubuzima umuntu arimo bubi buzahinduka. Nta kindi nuko nyine uriho, nubwo ubuzima bukuriye ariko ugize gute uriho. Nturinde ikindi kimenyetso, ikimenyetso cy'uko uzashaka, ikimenyetso cy'uko uzakora, ikimenyetso cy'uko uzaba mwiza, ikimenyetso cy'uko uzayobora, ikimenyetso cy'uko amateka azahinduka, nuko Imana ikikurindiye ku munsi, nshuti yanjye, ukaba uriho. Kristi, ndagira ngo twinjire mu musozo igice cya gatanu. Ugira icyo ubwira abantu bagukurikirana, inshuti zawe gukurikirana, bagiye gukurikirana igice cya gatanu, bari ku migabane itandukanye y'isi. Hanyuma dusenge. Abantu bakurikirana ni benshi cyane, ni benshi kandi urabafasha. Ndashimira abantu bose badukurikirana, harimo abagiye bampa feedback banyereka ko bankurikira, bakurikirana n'iyicano yacu. Ndabakunda, Imana ibaha umugisha. Njya nkunda kubwira abantu ngo nubwira umuntu ko umukunda ujye bumubwira akiriho akumva, kuko niyo aryamye yumva byanze
hari ahantu hageze, hari igihe avuga ngo hari umuntu yigeze ambwira ko ankunda, bigatuma kwiyumvamo. Ntabwo nkunda umuntu umbwira ngo arankunda ejo ntazamusanga ngo tuganire numve mbohotse umutima. Nk'ubu ngira abantu benshi bajya bahamagara ati ndumva nshaka kurira, ati kuko nabonye ushobora kunyumva ukantega amatwi. Abantu nk'abo bose b'inshuti zanjye barahari, Canada, Amerika, Burayi, ahantu hose ku isi ndabizi ko badukurikirana ari benshi. Hari abo tubasha kuvugana, hari n'abo tutabasha kuvugana, ariko abo tuvugana tubasha gukominikana. Bambwira ko bankunda, bambwira ko bankurikirana. Imana ibampera umugisha, mbasabiye umugisha kandi nkukuye ku mutima, mbikuye ku mutima. Yesu abampera umugisha. Abababaye, hari abenshi twagiye tuganira bambwira ko ubuzima bwanjye hari ubusa n'ubwabo, hari ba Claudette bari muri Amerika. Imana ibampera umugisha, nzi ko nabo badukurikirana. Imana ibaha umugisha kubwo kwihangana. Buryo wihanganye uranesha. Kunesha rwose ntago biva handi usibye kwihangana no guca bugufi ukemerera Kristo ko akuyobora. Rero tuzagaruka. Nakagaruka. Christina Nduwanyu nta hantu ngiye. Uko umwami Imana azakomeza dushoboza adufasha, tuzakomeza tuganire, twungurana ibitekerezo muri uru rugendo. Ntabwo ari urw'umuntu umwe, ahubwo twese turasindagizanya kugira ngo tubashe kuzageza aho Kristo ashaka. Imana rero iduhana umugisha, na pasiteri wacu Imana imuha umugisha. Ndawakiriye kandi Imana iguha umugisha. Tugiye kwinjira mu mwanya dusengera abantu bari bihebye, bari bacitse intege, bari bafite umubabaro, bari bafite agahinda. Tubabwira ko hirya y'uwo mubabaro hari umucyo, hirya yo kurira hari ibyishimo. Ahari kurira kwa umuntu nijoro, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Haracyariho ibyiringiro ku buzima bwawe ko Imana yahindura amateka. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yakuraho igisuzuguro. Natanye mbabwira umubyeyi Imana agiriye neza, we warabuze urubyaro, ariko uyu munsi afite ishimwe nawe aratwite nk'abandi. Byamurenze. Nshuti mudukurikiye mu minsi mike, murabona abantu benshi batanga ubuhamya baza bavuga imirimo y'Imana. Muzabona Imana haye urubyaro, muzabona abantu batandukanye, muzabona Imana yashyize kanseri, iyica nibereye hano wowe, iyica n'Imana yashyize kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ni cano y'Abanyarwanda, ni cano y'abantu batuye isi, ni cano umuntu agira akaruhuka umutima. Kristo Imana iguha umugisha. Gusenga Rwanda hamya neza ko turacyari kumwe nawe. Batubwiye ko dukunda n'ubundi kandi abantu barabisaba. Hari n'abatubwiye ngo ikiganiro inzira y'umusaraba tuzagikomeze nubwo byarubona, ariko igihe kizagere ubashyire ikiganiro inzira y'umusaraba gihumuriza abamama, abakobwa n'abapapa barimo n'abasore barimo. Ndabizi ko barimo bafite ibikomere bimeze gutyo. Hanyuma mureke dusenge kandi mwibuke kujya gufata ku mata kwa Christina Inyamirambo kuri Kasimusi. Igisubizo Nyamirambo kuri Kasimusi niho Christine Musi Imana ibaye imushingiye ibitunga umubiri. Imana ibaho umugisha. Mwese ndabarakishije Christine mujye kumuhisha umugisha. Ukuri ni byiza gushyikira umwana w'umukobwa, kumushyikira tukamuteza imbere. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye imirimo ikomeye wakoze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ahantu henshi Christine agiye aca kuba agiye ubana nawe ukagenda umurwanirira. Tugushimiye kugenda umutsindira ibigeragezo bitandukanye, tugushimiye kugenda umubera Imana muri byose. Tugushimiye ko nta jambo na rimwe uvuga ngo rihere, nushimwe nuhabwe icyubahiro. Dusengeye umuntu wese wari ukurikiranye gusenga rwa muri kano kanya, ngo imbaraga z'Imana zimugote,
ubwiza bw'Imana mube hafi, igitinyiro cy'Imana kimugote. Kandi wari uhungabanye, wari ufite ibibazo, wari ufite intambara, wari ufite amakuba, wari ubabaye, wendaga kwiyahura, nk'uko Kristina yafashe igihe akagambira kwiyahura, akaryama afite umugambi wo kwiyahura, agasinzira, akaza gukanguka bwakeye, imigambi akayihindura. Uyu munsi tugushimiye ko ari umukobwa uri kwikorera, ari umukobwa ufite icyo akora, ari umukobwa ufite amasezerano, ari umukobwa uri kubwiriza isi. Mwami w'abami, nubwo hari abadukurikiye bababaye, mu mubabaro barimo, mu gahinda barimo, mu bikomere barimo, mu bisozi barimo, mu bigeragezo barimo, turatangaje ngo amateka yabahinduke, nabo bahaguruke batangaza imirimo myiza bakorera. Turatuye kugira neza kw'Imana, ngo kuganze kuri buri muntu wese witwa urubyiruko, umumama, umukobwa, umusore, umugabo, buri muntu wese uri ku migabane itandukanye. Turavuze ngo imbaraga zimutera kwiheba ziveho mu izina rya Yesu Kristo. Dufunguye icyerekezo ubasha duhabwa n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Tugushime kuri Imana ibikoze, tugushime kandi ibyo mushiki wacu ari gukora ubihire, utange umugisha ubizemo, mavuta y'Imana abizemo, igikundiro kimuzeho cyane, abashe gukora yaguke, kugira ngo agire icyo amarira igihugu, agire icyo amarira isi, agire icyo amarira umuryango, nawe agire icyo yimarira. Mwami tugushime kuri Imana ibikoze, ntabwo umugisha Mwami urakoze gukora ibintu byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Shitimwe mudukurikiye ikiganiro cy'ubuhamya bwa Kristo nakagaruka. Bye bye. Kristo abasezeye. Yesu abahe umugisha. Sawa, bye, murakoze.